Ese waba wifuza kugira uruhu rwiza rwo mu maso rudafite uduheri ndetse n'inkovu? Ibanga abantu benshi batazi, uyu munsi tugiye kurigezaho. Iyi ni AFRIMEDIA TV, tubahaye ikaze. Ipapayi ni urubuto rukundwa n'abantu benshi kuko ruraryoha kandi rugira n'akamaro gakomeye kimwe n'izindi mbuto zitandukanye. Ariko akamaro k'ipapayi ntikagarukira mu kuyirya gusa, ahubwo ikoreshwa no mu kwita ku bwiza n'ubuzima bw'uruhu rwo mu maso. Ni kimwe n'urunyanya, hari abazi ko ari ikirungo gikoreshwa mu gutegura amafunguro atandukanye no kurukoresha mu mboga ziribwa ari mbisi kizwi nka salade. Ariko narwo rugira akamaro gakomeye mu gutuma uruhu rwo mu maso rugira ubuzima bwiza. Reka turebe uko wabitegura maze bikagufasha kugira uruhu rwiza rwo mu maso. Kugira ngo umuntu ategure neza urunyanya agiye kwisiga mu maso, nk'uko bisobanurwa ku rubuga rwa simpasympa.com, ni ugufata urunyanya ruhiye neza rufite umutobe uhagije kandi rutangiritse, ukarukuramo umutobe warwo, ukawuvanga n'ibiyiko bibiri bya bicarbonate de sodium, nyuma ukabisiga ku ruhu bikamaraho nibura iminota 10, nyuma ukabikaraba n'amazi meza. Iyo urunyanya ruhiye neza ruba rwifitemo vitamine B9 ikuraho udukovu tw'umukara dukunda kuza ku ruhu rwo mu maso, vitamine A irinda uruhu kumagara, vitamine K ituma uruhu rusa neza, vitamine H na zinc zifasha uruhu gusa n'urwiyuburura. Ibi byose biboneka muri uru runyanya. Mu runyanya kandi habonekamo ubutare bwa potassium, calcium na choline, byose bituma uruhu rumererwa neza. Kuri urwo rubuga kandi basobanura uko wakoresha ipapayi ivanze n'umutobe w'indimu mu kwita ku ruhu rwo mu maso. Reka nabyo turebe uko wabikoresha maze bikagufasha kugira uruhu rwo mu maso rukeye. Ubundi ngo ipapayi ni nziza ku buzima bw'uruhu kuko ikungahaye cyane kuri vitamine A, ikaba inagira icyitwa popani gifasha kuvanaho uruhu rwamaze kwangirika rutafite icyo rumaze, cellule morte de la peau, igasubiza uruhu itoto bitewe n'uko yigiramo ibyitwa acide za hydroxyle byinshi. Iyi papayi ivanzwe n'umutobe w'indimu bikuraho udukovu dusa n'amabara aba yaje ku ruhu rwo mu maso, igatuma uruhu rugira itoto rugasa neza. Uko bitegurwa ni ugufata ikiyiko kimwe cy'ipapayi inombye neza, ukavanga n'ibitonyanga 4 by'umutobe w'indimu, warangiza ukabivanga neza. Nyuma umuntu akisiga iyo mvange ku ruhu rwo mu maso bikamaraho iminota hagati y'10 na 12. Nyuma agakaraba mu maso n'amazi meza kandi ashyushye. Ku rubuga rwa chaussures-d'astuce.com bavuga ko urunyanya ari umuti woroshye umuntu wese yabona iwe mu rugo, ugafasha kwita ku ruhu rwe rwo mu maso. Bavuga ko ibigize urunyanya biruha imbaraga zo gukiza ibibazo bitandukanye byibasira uruhu, cyane cyane urwo mu maso. Kuri urwo rubuga kandi bavuga ko umuntu ashobora gufata urunyanya ruhiye akarushishura, nyuma agasiga igishishwa cyarwo mu maso, akajya abikora atyo kenshi. Ibyo ngo uretse kuba birinda uruhu, binatuma ruhorana itoto. Kuri urwo rubuga kandi bavuga ko ipapayi ifasha mu gukesha uruhu rwo mu maso, ikarukiza ibishishi. Icyo bisaba ngo ni ugufata ipapayi nto, ukayihata, ukayivanga n'amata makeya, nyuma ukavanga n'ubuki n'ifu y'ingano nkeya, ukabivangira mu kintu bigasa n'ibikoze igikoma gifashe, ugasiga ku ruhu rwo mu maso bikamaraho iminota iri hagati ya 20 na 30, ukabona gukaraba n'amazi n'isabune. Ibyo ngo bituma uruhu rwo mu maso rugira ubuzima bwiza, rukanasa neza, gusa ngo bisaba kubyisiga kenshi kugira ngo bitange umusaruro ukenewe.
Uretse ibi twavuze haruguru, uruhu rwo mu maso rukenera gusukurwa byihariye birenze koga mu maso n'isabune isanzwe, kuko iyo twisiga amavuta cyangwa se umwanda uva mu ruhu ubwarwo, hari uturemangingo tuba twapfuye tuba dukeneye kuvaho kugira ngo uruhu ruhumeke neza. Kurusukura rero bisaba kurukuba cyangwa se kuruhanagura imyanda mu buryo bwihariye. Ku muntu ufite uruhu rwumagaye, uruhu rw'amavuta ruriho ibiheri byinshi, n'ufite uruhu rushaje kubera izuba cyangwa se imyaka afite, ufite uruhu rw'amabara menshi cyangwa se no kuba afite uruhu ruvanze, byose aba bakeneye gusukura uruhu rwabo ku buryo bwihariye. Ni muri ubwo buryo bisaba ko arusukura neza hakurikijwe uko uruhu rwe ruteye. Isuku yihariye ku ruhu ikorwa inshuro imwe mu cyumweru ku muntu ufite uruhu rushaje, inshuro ebyiri ku muntu ufite uruhu rw'amavuta, ndetse n'inshuro imwe mu kwezi ku muntu ufite uruhu rwumagaye, kugira ngo uruhu rwe rusubirane amabara n'ibindi bigabanuke. Muri abo bantu batandukanye, buri wese ashobora gufata umwanya agasukura uruhu rwe akoresheje ibyabugenewe cyangwa se products. Ushobora kandi gukoresha bimwe mu biribwa tuba dufite mu ngo, ukabivanga ukabisiga bitewe n'uruhu ufite. Muri ibyo biribwa harimo indimu, inyanya, inkeri, avoka, igi, kokombure, umunyu, ubuki, inanasi, umuneke, amavuta ya olive ndetse n'ibirayi. Ibi ni bimwe mu byo wakwifashisha ugakora masike ishobora kugufasha gusukura uruhu rwawe. Kimwe mu bintu bituma rero uruhu rugira ibibazo ni ugusukurwa nabi. Bamwe bibwira ko gusukura uruhu ari ukurukuba cyane, abandi bakoga kenshi gashoboka ku munsi, ariko kugira ngo uruhu ruse neza mu maso bisaba kwitonda kandi ugakoresha ibintu byizewe. Reka turebere hamwe uburyo uko buteye. Uburyo bworoheje wakoramo isuku yo mu maso yawe yihariye: ufata ikiko cy'ubuki ku kiganza, ukavanga n'amazi make ashyushye, ugasiga mu maso, ukagenda umasa buhoro buhoro, cyane cyane wibanda mu gahanga, ku zuru, ku kananwa no ku matama, ukabirekeraho nk'iminota 15, ukabona ukabikaraba. Wabikora nka 2 mu cyumweru, uruhu rwawe rugenda rusubirana. Ubu buryo bufasha kandi uruhu rushaje kuvaho, uruhu rugahumeka neza, kuko utwenge two ku ruhu tuba twafungutse, umwuka mwiza wa oxygene ukaba winjira. Uruhu rufite ibinure byinshi kandi hari uburyo warusukuramo rukarekera kugira ibiheri byinshi. Reka turebere hamwe uburyo wasukura uru ruhu. Kugira ngo ugabanye ibinure byinshi mu ruhu, dore uburyo bworoshye wakoresha nk'uko tubikesha urubuga Healthline. Ufata amazi ukakatiramo kokombure ikiri nshya, ukayaraza mu cyuma gikonjesha firigo, ariko mu bice bidakonjesha cyane ku buryo itaba barafu. Mu gitondo ufata ya mazi ukayakaraba mu maso nta kindi kintu ukoresheje. Ubikora byibuze inshuro 2 mu cyumweru, amavuta akagenda agabanuka mu ruhu rwawe, ukarekera kuyaga no kurwara uduheri ndetse n'utundi tuntu tw'umweru tuza mu maso tukagenda. Mu gihe rero warembejwe n'uduheri no kugira utuntu tw'umweru duterwa no kugira ibinure byinshi mu ruhu, ubwo ni bumwe mu buryo wakwifashisha. Nanone kandi uruhu rwo mu maso ruba rukeneye gusukurwa kugira ngo imyanda iva mu mavuta tuba twisize ibashe kuvamo neza. Dore uko wakoresha amazi yo mu gisheke ugasukura uruhu rwawe neza. Banza unombe umuneke, numara kunoga neza ushyiremo utuyiko 2 tw'ubuki. Nyuma ushyiremo amazi y'igisheke, ubivange bimere nk'igikoma. Fata urwo ruvange urusige mu maso, rumaremo nk'iminota 15. Bikarabe ukoresheje amazi meza gusa. Ubu buryo bukoreshwa 1 mu cyumweru, bugatuma uruhu ruhumeka neza kandi rugasa neza. Ngubwo bumwe mu buryo karemano wakoresha ugasukura uruhu rwo mu maso ukarushaho gusa neza.
naho ugeze ukareba ukabona ufite ubwiza budasanzwe. Turabashimiye mwese mwadukurikiye. Iyi ni AFRIMEDIA TV, kora subscribe maze nawe tujye tubana. Jya muri comment udusangize igitekerezo cyawe. Turabakunda cyane, mukomeze kugira amahoro atangwa n'Imana.